mfashe uyu mwanya ngo nshimire buri wese unyumva unteze amatwi neza. Jesse Revolution TV irabashimira kandi ibyo mukora byose Imana ibahe amahoro, imigisha, kwaguka ndetse ibahe ibyiza byose mwifuza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Umukengerabumenyi umwe yagize ati L'homme n'est beau, c'est la société qui corrompt. Urwo ni ururimi rw'igifaransa byavuzwe n'umucengerabwenge witwa Jean Jacques Rousseau. Muri make yari ashatse kuvuga ati umuntu avuka ari mwiza ariko agahindurwa n'umuryango mugari akuriyemo. Ese wowe ubyumva ute? Ese ubitekerezaho ute? Mu buzima bwa buri munsi tunyura muri byinshi bitandukanye, aho usanga bamwe bishimye abandi bababaye, abandi ugasanga ntibishimye ntibanababaye. Ese biterwa n'iki? Ese ni uko abenshi bavukanye amahirwe yo kwishima abandi ntibayavukane? Ni ikibazo twibaza, ariko ndahanga nguhe igisubizo cya nyacyo kandi kirambye. Impamvu itera ibyo byose ntabwo ari ubukire, ntabwo ari ubukene, ntabwo ari ubuzima buba ubayemo, ahubwo impamvu ya byose ni icyo bita kubura amahoro yo mu mutima. Mu ndimi z'amahanga bavuga ngo peace of mind. Twese dukunda amahoro kandi dukunda kubaho twishimye, tugakunda kubaho twumva twisanzuye, ariko benshi bazi ko kwisanzura cyangwa kwishima ari byo abantu bafite byinshi bihagije byabasagutse, bafite ibya mirenge, ariko siko kuri. Kwishima no kuba wumva wisanzuye biterwa n'ikintu kimwe gusa, peace of mind cyangwa se amahoro yo mu mutima. Kuba ufite amahoro yo mu mutima ni igihe wumva muri wowe ubwonko bwawe buri gukora neza ndetse n'amarangamutima yawe ushobora kuba ahamye, ndetse ukumva nta munaniro, nta bwoba, ahubwo wowe urumva wishimye ndetse wisanzuye. Muri icyo gihe ubwenge bwawe buba butuje ndetse wumva nta byishimo birenze ibyo ufite muri ako kanya waba warigeze kugira. Icyo ni cyo bita peace of mind cyangwa se amahoro yo mu mutima. Mbere ya byose se amahoro ni iki? Ni ukuvuga ngo umucengerabwenge Albert Einstein yagize ati peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. Bivuze ngo amahoro ntabwo ashobora kuba yabaho bitewe n'imbaraga cyangwa se ku ngufu, ahubwo abaho bitewe n'imyumvire yacu. Uko tubyumva niko kugena ko twaba dufite amahoro. Ese koko nawe urabyemera? Njye niko mbyumva. Gusa reka dufatiranye hamwe mbabwire icy'ukuri kandi icy'ingenzi cyatuma twese twumva ko dukwiye kugira amahoro mu mutima, tukagira ubwisanzure ndetse n'ibyishimo muri rusange. Hari ibintu ugomba kwirinda kugira ngo ugire amahoro yo mu mutima. Aho kugira ngo uheranwe n'agahinda n'ibiki, hari ibintu tugiye kukubwira kandi bishobora kugufasha kugira ngo ugire amahoro yo mu mutima. Muri ibyo bintu harimo ntukayoborwe n'ibyo wakoze cyangwa byakubayeho bigutera guhora wicuza. Nshuti yanjye, ntabwo ubuzima buri kukubaho cyangwa se ibiri kukubaho ubu ngubu wabigizemo uruhare, nta nubwo ari we byaziyeho kugira ngo bikubuze amahoro, ahubwo icyo ukwiye kureba ni ahazaza, kuko ahahise haba ari ahahise kandi ibyahise ntacyo wakora ngo bigaruke. Niyo mpamvu udakwiye guhora wicuza, wihebye, uraho urarira, oya, ahubwo fata ingamba utekereze ku hazaza kuruta ahahise, kuko ahahise ni ah'abahise, ariko twebwe nk'abantu bakuru kandi bazi icyo dushaka ni ukureba imbere, ahasigaye ubuzima bugakomeza neza. Ibyo niwibagirwa ibyo byakubayeho, ntuhore wicuza wita ku hahise, uzaba utangiye kugira amahoro yo mu mutima. Icya kabiri, ntukwiye kwizera ko uburibwe buhoraho mu buzima bwawe, ahubwo ukwiye kumenya ko uburibwe ari wowe ukwiye kuba igisubizo cyo kubuvura.
ni ukuvuga ngo niba umuntu yaragukomerekeje ntabwo ukwiye kumurakarira ngo ugende umufate nk'umwanzi, noneho nawe wumve ko ikizakumara uburibwe ari uko uzamwishyura, ahubwo wowe umva ko ari ukwiye kuba umuti w'ikibazo cyawe, nurangiza ufate umwanzuro nyawo. Uburibwe abenshi bavuga ko buhoraho mu buzima bwa muntu, ariko siko kuri. Wabishatse ibyo byose wabyirengagiza, ukarangiza ugakomeza ubuzima bwawe busanzwe kandi ugakomeza gutera imbere mu buzima bwawe, abantu bose bakabona ko hari impinduka zigenda zikugaragaraho buri munsi. Icya gatatu, kudaha urwaho abo mutabyumva kimwe. Mu buzima busanzwe abantu biragoye ko bahinduka kandi biranagoye kubahindura, gusa mu buzima bwawe uzahura na benshi bakurakaza, batakubaha, bagufata nabi, gusa wowe icyo usabwa ntabwo ari ugushaka uburyo wabahindura cyangwa se ube wabatsinda cyangwa se uhangane nabo, kandi wifate umutima wawe ngo ubateho umwanya wumve ko ubanze. Mu buryo bworoshye igendere ubave iruhande, noneho wowe utuze, nurangiza witegereze ibyo bakora, ahubwo nawe ibyo bakora bikubere inyigisho. Niba ari bibi ntuzongere kubikora kandi ntuzanabikurikize, ntiwibataho umwanya wawe, kuko igihe ubataho wazakicuza mu gihe cyose uzaba ukibayeho. Ariko nubona ibikorwa byabo bibi bagukorera ukabona ntibakubaha, ntibakwitayeho, barakurakaza, baragutuka, ibyo byose bizakubera inkomezi igukomeza mu rugendo rwawe rw'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Wibataho umwanya rero. Ikindi wakora ni ukwizera ko ibikubaho byose bizarangira utabigizemo uruhare. Ahangaha buri wese arabyumva. Baravuga ngo ikibazo cyose kigira igisubizo, nta kibazo kibaho kitagira igisubizo. Bivuze ngo nawe ni wowe muti w'ikibazo uri guhuramo nacyo, ntabwo ikibazo kizarangira utakigizemo uruhare. Ese umuntu nagutuka nawe ukamutuka, urumva umwanzuro uzaba ubaye uwuhe? Icyiza b'igisubizo, nagutuka umwihorere, kandi nakurwanya wowe mwereke ko nta gahunda ufite yo kurwana nawe cyangwa se guhangana nawe. Ibyo ngibyo bizaguha amahoro menshi yo mu mutima, kandi wumva uratuje, uranyuzwe kandi wicishije bugufi. Ikindi kizaguhesha amahoro y'umutima mu buzima bwawe, uzirinde kwibaza cyane ku bintu birenze imyumvire yawe. Abantu benshi bakunda kwibaza ku bintu birenze imyumvire yabo, ugasanga mu mutima ntatuje. Kuki iki kiri iki kitariho? Kuki iki kiri iki kitariho? Yego nabyo ni byiza, ariko noneho nubona nta gisubizo ufite, nta n'icyo wabona, ushatse wagarukira aho ngaho, kuko ibyo nabyo byakubuza amahoro yo mu mutima. Ikindi kintu cy'ingenzi, wishishikazwa no kumva inkuru zitari nziza abantu bavuga, yaba izo bakuvugaho cyangwa se bavuga ku bandi, kuko inkuru zitari nziza ni izo kugusenya, zikakubuza amahoro mu mutima. Byinshi wumva bitari byiza byima amatwi, ahubwo ushake ibyiza, kuko abantu benshi ntabwo bavuga amakuru mabi gusa. Ni benshi uzumva ibihumbi by'abantu bivuga amakuru meza, ariko ugasanga abavuga amakuru mabi ni abantu bakeya. Kurikira abavuga ibyiza, ibibi ubyima amatwi, nabyo bizagufasha kugira amahoro yo mu mutima kandi ubuzima bwawe bukomeze busagambe. Ikindi, irinde kutagira umwete wo gukora cyane. Ugomba kugira umwete wo gukora cyane kugira ngo ibyo byose ubyime amatwi. Ntacyo ukora, ntabwo wareka guheranwa n'agahinda, ntiwareka guhora wibaza kuri byinshi, ariko ufite byinshi biguhugije, ufite ibyo ukora, uteganya ngo uyu munsi ndakora iki, ejo nzakora iki ngiki, uyu mwaka ndakora iki ngiki, uriya nzakora iki. Nta mwanya wabona wo kumva ibyo bintu, ndetse nta n'umwanya wabona wo guhora wicuza, kuko ufite byinshi biguhugije. Gira umwete wo gukora cyane, ahasigaye uharanire iterambere ryawe ry'ahazaza, ndetse n'abazagukomokaho bose bazajya bavuga ngo wari umugabo nyamugabo, kandi bazaterwa ishema no kuba bari bagufite, kandi n'isi yose izahora ikwibuka mu bikorwa bye bya buri munsi. Umuryango mugari wose nakubwira. Mu by'ukuri rero dukwiye gufata umwanzuro mwiza, tukirinda guhora twicuza ibyinshi bitandukanye ibyatubayeho. Ahahise ni ahahise, ariko icyiza ni ukuhasubika, twebwe tugatangira heza, kandi nta makemwa, dufatanyije twabigeraho. Mbaza uti twabigeraho gute rero?
ikintu cya mbere, iyi channel yitwa Jesse Revolution TV. Urajya kuri YouTube noneho wandikemo Jesse Revolution TV, nurangiza ukore subscribe, like, comment and share. Uraba utanze umusanzu ukomeye mu kubaka sosiyete rusange, kandi ni ishema kuri twebwe kuba ubikoze. Kandi ubu butumwa ndasaba kugira ngo buri wese bujye bumwubaka, ariko nanone uwo musanzu nawo mu bukore rwose. Kandi nshimiye buri wese wanteze amatwi. Imana ikomeze kumukomeza, imurinde, imuhe ibihe byuzuyemo ibyiza byose yifuza. Naho ubundi njye ndi Jesse Revolution TV Informer. Murakoze cyane. Ciao.